ngo mfate isafuriya, niko Imana yambwiye. Iyi safuriya nubwo ubona ari shasha ariko yaratobotse. Imana irambwira ngo uku niko abantu bagiye gutekera muzatobaguritse, ikindi abandi bagiye gushakira izo kurya aho bitari, kubera ko Imana yatanze uburyo bwo kwihana abantu banga kumva kubera ikintu gikomeye Imana igiye guteza abantu. Yangije irambwira ngo ntoragura amabuye, yasoye nijoro irambwira ngo ntora amabuye, irambwira ngo aya mabuye uyashyire mu isafuriya maze ubabaze ngo ninde mutetsi w'umuhanga wabasha guteka aya mabuye agashya. Yamara gushya ninde mutetsi w'umuhanga wateka aya mabuye agashya akagaburira abana ndetse nawe akarya. Imana irambwira ngo uko utamubonye ndetse uko ataboneka niko n'ubushobozi bw'abantu bari biringiye. Imana irambwira ngo abibwiraga ko bakomeye beranyukanyuka, iri shuri rirabageraho. Abibwiraga ko bize, iri shuri rirabageraho. Abumva ko bari mu mahanga, Imana yambwiye ngo iri shuri rirabageraho. Iyi safuriya irava, iyi safuriya irava, n'Imana yambwiye ngo zane. Itava yari ariko Imana irambwira ngo uzane isafuriya iva. Imana irambwira ngo bazifuza gucanira ku muriro, ariko kubera ko isafuriya iva umuriro wose bacanye uzazima, ndetse inzira zabo zose Imana irambwira ngo inzira za bamwe zigiye guhagarara, ndetse utugezi twa benshi tugiye gukama, ndetse abantu benshi bagiye kubura uko bagira, ndetse kandi abantu bagiye kwitana ba mwana, abandi bagiye gushaka igisubizo bakibure. Imana yambwiye ngo kandi ngo mbabwire ngo nta gihe, irambwira ngo izo nkweretse ati birasohora vuba, genda ubitangaze wihuta kuko birasohora vuba. Umunyabwenge nahunge bigishoboka kandi ahungire kuri Kristo, niko Imana yambwiye. Iki ni icyiciro cya mbere. Ngiye kubonaga ari abantu bagiye batandukanye kandi bavuga indimi zitandukanye. Ntumbaze ngo nabo mu bihe bihugu, ntabwo ibihugu Imana yabinyeretse, ahubwo Imana yanyeretse abantu bari ku isi. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, ntabwo ireba ibihugu, ahubwo ireba abantu bari ku isi yaremye. Ngiye kubonamo n'abantu barabakuruye ariko babajyana nk'abatazi iyo bajya. Ko mutabeshya muri abanyakuri, none ibinyoma byuzuye imitima yabo. Yabonaga ko muri abaziranenge muzaba abana beza, none ibibi, ubusambanyi, ubusinzi, kuragusa, kuroga, gukuramo inda. Turavuga kwihana ugasigara, turavuga kureka ubusambanyi ugasigara, turavuga kureka kuroga ugasigara, turavuga guhunga umujinya w'Uwiteka Imana ukemera kuwusigaramo, turavuga guhunga ubusinzi ukemera kubusigaramo, wemeye gusigara mbese. Kangusuza kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha tuba kwiteka Imana. Uwo dukunda kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muhereremo by'isi, abahereye mu mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi, Afrika, imigabane yose ibazwa kuri nosi. Mwese tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nkubwire ngo nimutameze neza ihangane. Ijambo rivuga ngo ahari kurakwararira umuntu ariko bwacye mu gitondo
impundu zikavuga. Uhumure wongere ugire Imana icyizere, ibidashoboka uyu munsi ejo bizashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe na Daniel, mukozi w'Imana tugirana muri kano kanya. Daniel, turagusuhuje. Murakoze cyane, nange ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Harimo ba mama, harimo ba mushiki, harimo abasaza, harimo abashumba ndetse n'abapotre, donc mwese n'abarumuna banje mwese ndabakunda cyane kandi Imana yabampaye yagize neza. Reka tubwe ngo natwe turagukunda cyane kandi twe dukunda n'Imana ikurimo. Murakoze cyane. Buriya ndabizi itandi munti mwankunda kuko niyo yampuje namwe. Imana ishimwe ko yampuje namwe, ihabwa icyubahiro, nanje ndabakunda cyane. Yego. Imana ishimwe cyane, twishimiye ko nawe kuri uyu munsi. Kandi twishimiye ko tugiye gukora nawe ikiganiro, urumuvuga butumwa umuhanuzi. Hako Imana yaraguhaye Daniel. Imana ishimwe. Yego. Yego, ejo ndotambukije ubutumwa abantu urabona bari guhinduka kugira ngo bongere bagarukire Imana, ko icyo muri gudusana kugira ngo abantu basenge Imana tugirire ibambe, Imana tugaruka ubundi bushyashya. Yego, murakoze cyane, shimira n'abantu n'ukuri bumva buno butumwa bwiza bakabwumvira. Jambo ryaravuze ngo wahirwa wumva amagambo y'Uwiteka akayakomeza. Nanabiseguraho hari abantu bampamagara ntibikunde, rezo zikanga, konegisiyo zikananirana, ntiduhure neza ku murongo. Ikibazo mfite telefone ifite ikibazo, ariko wakandika ubutumwa bugufi igihe utambonye utamfatishije kubera ikibazo mfite cya telefone, jya wandika ubutumwa bwiza. Abagiye babwandika narabusomye ndetse kandi narabasengeye, ndetse n'abagiye bagerageza uburyo bwose bw'uko twavugana. Namwe ndabashimiye abihannye mu gaca bugufi, mwihannye muri benshi, ndacyakomeje kubasengera. Iyo umuntu yihannye abavuye ahantu kandi aho ubuvuye wahagushize aba yifuza kusubirayo. Niyo mpamvu nkomeza kugusengera kugira ngo ukomere utanyeganyega. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane, tushimire n'umuntu wese uri kubana natwe muri kano kanya. Tubabwire ko ibitekerezo baduha, inama, inyunganizi byose turabibona kandi bitugeraho. Tukababwire ngo nabo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hari abatubwiye Daniel, batubwiye ati Daniel, nimugiye mwakwanye na Daniel mujye mu mwanya manza tugezeho ubutumwa muri kuduha iminota myinshi. Ntago nirwa ntinda rero kubera iyo mpamvu, kugira mbereke ko ibyifuzo byabo tuba twabibonye. Giye gusaba usenga Imana, no gusenga Imana itukomereza aho tanga n'ubutumwa bw'Imana mu izina rya Yesu. Ni kare. Murakoze Mana, mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, urakiranuka, wambaye ubwiza n'icubahiro, wabanye natwe mu gihe cyose cyatambutse. Gize iminsi utuyobora, niwe watuyoboye, niwe wakomeje kuturinda mu minsi itambutse. Bizahiza ubugingo bwacu zabayeho, ariko twakomeje kubona ineza yawe. Muri iyi nzu yaravuze ngo Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje. Ngwino ukomeze Mwami imitima igiye kumva buno butumwa, uyeze guhindukira abahindurwe n'imiburo yawe, kandi ubakize tubahanisha uburakari bwawe, ahubwo bagirira ibambe Mwami abemera bagahindukira. Kuko ijambo ryavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya kuziza zo mu gihugu, ngo ariko nimwanga ntimwumve inkota izabarya. Ubarinde kwicwa n'inkota yawe, ahubwo ukize imitima yabo Mwami. Taramana natwe mwakino gitaramo kandi ukoriza ubutwari. Ntabari jewe Daniel ntacyo nambona, ariko utuye muri ije ugiye kuvuga icyo wateganije kuvuga. Uretse abari icyo cyumvikana mu matwi ya benshi, kibashe kubakiza mu izina rya Kristo wera. Amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Dushimye Imana iyo yemeye ko tuboneka hano, n'umugisha w'Imana, kandi Imana irabakunda. Muri iyi nzu yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo naje niko inkunda ndakwiriye. Impamvu Yesu agukunda nuko uri uw'agaciro, birakwiye ko nawe ugira umwete ndetse n'ishyaka ryo kumukunda. Rero
mbiseguraho nk'uko nsanzwe mbiseguraho, birakwiye ko wumva buno butumwa bwiza ndetse kandi ukabwumvira. Jambo ryaravuze ngo ariko rero mwumve iryo jambo kandi mukora izaryo. Ngo kuko umuntu yumva iryo jambo ntakora izaryo, ngo ameze nk'umuntu ureba mu ndorerwamo ukwasa, ngo ariko ngo yamara kugenda ngo akibagirwa uko yasaga. Nimba wumvisha ubutumwa Imana yatumye abavugishwa bayo, urasabwa kugira ngo ukore izo bwagusabye, nibwo uzatsinda. Kubera ko umunsi watambutse ntabwo ugaruka, haza umunsi umeze nka wa wundi ariko ntabwo aba ariwo. Birakwiye ko uzirikana icyo Imana igutumyeho ndetse ukagiha agaciro. Wamara kugiha agaciro ukabaza Imana ndetse kandi ukigenzura, ukisuzuma mu izina rya Yesu. Shimye Imana ko yangiriye icyizere ikantuma, ejo izatuma n'abandi kandi ikomeza gutuma abandi. Ndagira ngo dutangire ubutumwa bwiza bwacu. Twamaze gusenga, Imana yaduhaye. Iyo Imana imbaye ubutumwa ndayibwira ngo mpereza n'ijambo riri mbereza n'icanditswe ikakimba, nizo byiza nta nizo nkunda, niko nahamagawe. Ndagira ngo dusome muri Yesaya, udufashe mwene data, Imana izaguha umugisha. Kandi donc sinzi uko nabivuga, ni wowe nimba navuga ngo uri apostle w'Umusaraba TV, ariko niko bimeze, ni wa apostle Imana yahamagaye mu gihe nk'iki. Nuko rero Imana iguha umugisha. Somera muri Yesaya igice cyawo cya 5, usome ku murongo waho wa mbere, twumva amakuru, twumva ubutumwa Imana yatanze kugira ngo bubashe kubageraho. Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere. Ishinja abayuda ubuhemu. Imana ishinja abayuda guhemuka. Reka ndirimbire umukunzi wanjye. Imana yambwiye ngo turirimbe iyi ndirimbo, indirimbo y'uruzabibu rwe. Uruzabibu. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi. Umukunzi wanjye yagiraga urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ku musozi mwiza urumbuka mwiza, mu butaka bwiza. Umusozi uteye amabengeza, umusozi umerewe neza. Nuko ararutabira arurimburamo amabuye. Arangije avanamo amabuye. Inzitizi zose zagombaga gutuma runo rutamererwa neza, amabuye ndetse n'amahwa zose abivanamo. Aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza. Ateramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Acukuramo n'urwina. Atanga buri kimwe. Imana yakuzanye muri iyi si, urataka, Imana iragutabara. Imana ikuvana mu butayu, Imana iguha akazi wari umushomeri, Imana iguha kubaka urugo kandi abandi bararubuze, Imana iguha kubaho mu gihe abandi bapfuye, Imana iguha kwiga mu gihe hari abandi batabibonye, Imana iguha ubuzima mu gihe abandi bari mu bitaro. Yewe Imana ntako itagukoreye. Irangije iguha kuzara abana, irangije ikora ikwishoboka zose, iguhereza ubuzima, iguha izo kurya, irigaragaza mu ruhande rwawe. Ariko wayituye iki? Yego, komeza usome. Nuko yingiraga ko ruzera inzabibu, ariko Imana ikugorera zose. Imana yambwiye ngo ntako itakoreye umwana w'umuntu. Yakoze zose, yatanze ubuzima, itanga umwuka duhumeka. Ntako itakoreye umwana w'umuntu. Bamwe Imana yanyerekaga bagenda mu mihanda, abandi bagakora impanuka, Imana ikabarokora. Abandi bakarwara, Imana ikabarinda. Abandi bagiye mu bitaro, Imana irabarinda. Wagiye kuzara, aba mwari muri kwiseta rimwe barapfa, ariko urataha. Ariko Imana niki itagukoreye kugira ngo yiture izo zose? Nini Mungu ameacha kwa maisha yako? Nakuuliza, Imana yambwiye ngo nta na kimwe atakoreye umwana w'umuntu, nta na kimwe Imana itakoze, ariko mwamwituye gukora ibyaha. Yemwe mwabaturage mwamwituye gukora ibyaha. Yemwe mwabaturage b'i Yerusalemu, yemwe abaturage, yemwe banuzi, yemwe bavuga butumwa, mwebwe muri kuja ku misozi,
mugashaka kwitambika iby'Imana n'abantu bayisuzuguye. Nimudukiranure. Imana yambwiye ngo hari abantu bari mu gusenga amasengesho adafite ikerekezo, adafite intego. Urashaka kuburanya Imana n'urutoki rwayo kubera iki? Yemwe mwabaye ute? Ngo Imana yambwiye ngo nta na kimwe yasize. Yarabazi abo yakijije indwara, mwayituye kuja gusambana. Abo yavanye mu bitaro, mwamwituye kuja mu bapfumu. Abo yahaye akazi, mwayituye kuja mu za bitandukanye. Abo yagiriye neza, mwayituye urugomo ndetse n'ishari. Mwayituye kubeshya, muyitura kuroga. Abo yazuye ikabarera. Reba amateka yawe ukiri mu nda y'umuzeyi wawe. Reba urugendo Imana yagendanye nawe irakurera. Umaze gukura, ariko wayituye guhemuka. Niki itakoze? Yambwiye ngo mbabaze ngo niki itabakoreye. Niuza kuza kumenya igisubizo. Mungu amenituma. Je, nini ambao Mungu ameacha kwa kufanya kwa maisha yako? Niki Imana yasize itagukoreye? Ushinga urubanza, genzura neza. Kuki wayituye gukora izaha? Kuki wayituye gukora urugomo rutandukanye? Kuki wayituye gukuramo inda? Kuki wayituye kuja mu bapfumu n'ahandi? Niki Imana itakoze? Nini Mungu ameacha? Ikintu nari nkwiriye gukora uruzabibu rwanjye nasize niki? Niki nari nkwiye gukora? Je, niki nari nkwiye gukora ndakoze? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyaruteye kwera indibu? Narizi ko ruzera inzabibu. Narizi ko narugiriye zose ndugirira neza. Hari indirimbo ndi mwiyerekwa yaje ivuga ngo ugeze aho ngaho numva nayiragarutse. Yavuga ngo nije Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha zawe. Mugenzi narakwitangiye wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye wanituye iki wowe? Naretse ubwiza bwanje nari mfite mu ijuru, sigu muco kwa datangera uri mwisimbi. Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki. Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturikiwe. Naretse zose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Naretse zose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Imana yataye zose iza kukurengera. Je, niki wataye ku bwayo? Niki wataye ku bwayo? Niki yasize kugukorera wayishinja? Yaguhaye umugisha ariko urawikubira, kwambika bambaye ubusa, nta murimo n'umwe ukora, wibagiwe iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Yeretse zose ikure. Niki itakoze? Yambwiye ngo niki itakoze? Niki itakoze? Ibikomeye ko bije niki itakoze? Hari icyo washingiraho? Hari icyo cyakurokora? Nuwe murimo wakoze ugiye kukurokora mu gihe gikomeye? Soma nsoze. Noneho rero ngore n'Imana yambwiye gukora hano isenge. Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Reka mbabwire izo ngiye gukorera urutoke rwanje. Nzasenya uruzitiro rwarwo. Imana yambwiye ngo kubera ko izo yakoze zose
utabihaye agaciro, ahubwo wayituye gukora izangwa nayo. Yambwiye ngo urufatiro warufatiyeho Imana ije kurusenya, ije kurusenya. Nimba ari akazi ugiye gusoza kandi gahari, nimba ari ubutunzi wari wiringiye bugiye kubura ubureba, nimba ari iz'agaciro wari wiringiye bigiye kubura ubireba, kubera ko yakoze zose, ikora zose, inyura mu nzira zose, ariko yitura ukora izangwa nayo. Ariko yambwiye ngo imekuja kubomoa, ije gusenya uruzitiro maze unyukanyukwe. Soma. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonywe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe. Imana ije gusenya iz'abantu mwari muhagazeho, iz'abantu mwari mwiringiye, iz'abantu mwishukaga. Imana yambwiye ngo lorekota perastile banga egome, yambwiye ngo ije kubishyira hasi zose munyukanyukwe. Do buri muntu wese agiye kubanza gukubitika, ajya ku kigero, kandi nzarurimbura. Imana kandi ije kururimbura, ntiruzica. iraje ije kukurimbura. Ntawe uzongera kukureba, ntawe uzongera kukwitaho. Kubera iki? Wasuzugwa itegeko ry'Imana. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatano. Ntiruzicirwa. Imana ikimara kumbwiriza ugeze aho, yambwiye ngo mfate isafuriya. Niko Imana yambwiye. Iyi safuriya nubwo ubona ari nshasha ariko yaratobotse. Imana irambwira ngo uku niko abantu bagiye gutekera muzatobaguritse, ikindi abandi bagiye gushakira izo kurya aho bitari, kubera ko Imana yatanze uburyo bwo kwihana. Abantu banga kumva kubera ikintu gikomeye Imana igiye guteza. Abantu bagiye kunyukwanyukwa, abandi bagiye gukubitika, abandi bagiye kurira, abandi bahekenya amenyo. Mu guhekenya amenyo kwabo bagiye gukubitika bikomeye, ku buryo abantu bose bazifuza kuyambaza itagihari, bagiye kwifuza kuyitakambira itagihari, bagiye kwifuza kwihana ibabarira yamaze kubahunga, bagiye kwifuza gutabarwa itabara yagiye. Uko niko Imana yambwiye ngo mugiye gushakira noneho igisubizo kitari. Kandi Imana irangije irambwira ngo ntoragura amabuye. Yasoye nijoro irambwira ngo ntora amabuye, irambwira ngo aya mabuye uyashyire mu isafuriya, maze ubabaze ngo ninde mutetsi w'umuhanga wabasha guteka aya mabuye agashya. Yamara gushya, ninde mutetsi w'umuhanga wateka aya mabuye agashya, akagaburira abana ndetse nawe akarya. Imana irambwira ngo uko utamubonye ndetse uko ataboneka, niko n'ubushobozi bw'abantu bari biringiye ndetse n'iz'abantu bari bahanze amaso ntacyo bigiye kubamarira. Bagiye kwicwa n'inzara kandi bari baratunze, bagiye kwicwa n'inzara kandi bari bitwaga ngo ni abatunzi, bagiye kunyukwanyuka kandi bari bazi ko bari bafite izo kubarengera. Imana yambwiye ngo kandi aya mabuye hano turi ku musozi, aya mabuye uku niko bitazakunda ko uyatekera kuri gaze, uzayatekera ahari inyamaswa, uzayatekera ahari ibisiga, uzayatekera ahari ibiguruka, uzayateka amaboko ujomba, kandi uzayateka ushonje. Mu kuyateka kwawe inzara izakwica, kubera ko ntabwo bizakunda ko akubera izo kurya. Ariko Imana
irambwira ngo abantu nibakanguke bayikomezeho, kubera ko Uwiteka Imana yavuze ngo ikino gihe kirabaye kandi kirasohoye, ntabwo bitinze, igihe gikomeye cyo kibayeho. Imana irambwira ngo abibwiraga ko bakomeye baranyukanyuka, iri shuri rirabageraho. Abibwiraga ko bize, iri shuri rirabageraho. Abumva ko bari mu mahanga, Imana yambwiye ngo iri shuri rirabageraho. Ndangije ndabyuka ndasenga, mbaza Imana ati Imana, uku noneho ugiye kwicisha abantu inzara. Ijwi rivuga rirangurura, rirambwira ngo si ukubicisha inzara gusa. Imana irambwira ngo kubera ko n'abacyashe kenshi ndetse ndababurira, ngora impande zose, ndavuga ntibumva, ndababurira ntibumva, bakomeza kongera icyaha ku kindi. Niyo mpamvu nange ngiye kubababaza ndetse bakababazwa. Imana irambwira ngo abantu bashatse gutwara icyubahiro cyayo, abantu bashatse kwiyabonesha, ariko Imana irambwira ngo uku niko. Imana ishimwe ko yagusuye ukazana amazi, wari uri mu mwuka w'Imana. Nacyo ni ikimenyetso cya buno butumwa. Iyi safuriya irava, iyi safuriya irava, n'Imana yambwiye ngo zane. Itava yari ariko Imana irambwira ngo uzane isafuriya. Imana irambwira ngo bazifuza gucanira ku muriro, ariko kubera ko isafuriya iva, umuriro wose bacanye uzazima, ndetse inzira zabo zose. Imana irambwira ngo inzira za bamwe zigiye guhagarara, ndetse utugezi twa benshi tugiye gukama, ndetse abantu benshi bagiye kubura uko bagira, ndetse kandi abantu bagiye kwitana ba mwana, abandi bagiye gushaka igisubizo bakibure. Imana yambwiye ngo kandi amakonte menshi, amabanke menshi yo ku isi, Imana yambwiye ngo igiye gutezamo umuyaga ndetse n'umuraba agiye guhagarara. Zaba mobile money, zaba kawunte zose, Imana yambwiye ngo igiye kuziteza mu muyaga kandi zigiye guhungabana. Ubukungu bwose bw'isi Imana yambwiye ngo igiye kubunyeganyeza, kubera ko Imana yambwiye ngo igiye kubaza guteza ikibazo kugira ngo abantu bapfe bamaze kwemera ko Uwiteka ntawe ushobora kuzajya hejuru ye. Uko niko Imana yambwiye. Ikindi Imana irambwira ngo mbabwire ngo nta gihe, irambwira ngo izo nkweretse ati birasohora vuba, genda ubitangaze wihuta kuko birasohora vuba. Umunyabwenge nahunge bigishoboka, kandi ahungire kuri Kristo. Niko Imana yambwiye. Iki ni icyiciro cya mbere. Ikindi Uwiteka Imana yarambwiye ngo nagiye kubona, mbona umugozi muremure. Nabonaga ari umugozi cyangwa se nushaka uzita akamashu. Akamashu ndumva mwese mukazi. Mbona uyu mugozi, mbona uri kugenda winjizwa mu majosi y'abantu, ariko ntabwo wabinjizwagamo ngo bapfe, ahubwo nabonaga nguko naterera umugozi ukaba wazana nk'abantu nka 50. Wari umugozi munini. Ngiye kubona bonaga ari abantu bagiye batandukanye kandi bavuga indimi zitandukanye. Tumbaze ngo nabo mu bihe bihugu, ntabwo ibihugu Imana yabinyeretse, ahubwo Imana yanyeretse abantu bari ku isi. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, ntabwo ireba ibihugu, ahubwo ireba abantu bari ku isi yaremye. Ngiye kubona mbona abantu barabakuruye, ariko babajyana nk'abatazi iyo bajya, kandi bakagenda bananirwa. Bageze mu nzira, ngiye kubona mbona batangiye gusonza, aho kugira ngo babaramize icyo kurya cyangwa se icyo kunywa, mbona batangiye
kubatwaza ibiremereye, bamwe batangira gusigara mu nzira. Kandi cyanteye agahinda nuko bagendaga batazi n'iyo bajya. Imana irambwira ngo kubera ko abantu mwaze kuyihungiraho, igihe kirageze kugira ngo namwe mugende nk'abatazi iyo mujya, ndetse kandi urugendo muzagenda muzagwa mu nzira. Imana irambwira ngo urubyiruko ruzagenda iyo nzira, abakuze, abakiri bato, abize n'abatarize, bazange cyangwa bazemere, bazagenda urwo rugendo rurerure. Kereka bemeye guhungira ku Uwiteka, ntibamurutisha ubutunzi, ntibamurutisha ifeza, ntibamurutisha izahabu, ntibamurutisha iby'agaciro. Abo nibo bazasigara, abo nibo bazaguma mu bwihisho bw'Imana. Imana irambwira ngo kandi ubitangaze vuba, kubera ko birasohoye, ntabwo ari ibya kera. Ngiye kubona bano bantu mubyibushye, kubyibuha ni byiza, mufite za nyakubahwa, nimwe mwakundaga kunanirwa vuba Imana yanyerekaga. Zo nda zanyu mwashyize imbere, Imana ishimwe ko yazibahaye, ariko ikiza kuzibaha mukanirisha ku Uwiteka. Ntimurutisha Uwiteka amapirimusi, ntimurutisha Uwiteka ibiki n'ibiki, ntimurutisha Uwiteka ubusambanyi. Mwari kuzahishwa ku munsi w'amakuba, ariko mugiye kuzavunagurika mutunguwe, ndetse kandi munaniwe nta kizabakiza. Uko niko Imana yambwiye. Ikindi ngiye kubona mbona ibintu by'ubutunzi, amafaranga nayo ni ubutunzi, none arayabonye mwiyerekwa. Ngiye kubona mbona Imana izanye amazu imbere yanjye. Nabonaga ari amazu y'ibitabashwa, nabonaga ari amazu meza pe, kaya yindi nasabye Imana, kaya etaje Imana yambwiye izamba. Nabonaga ari amazu meza, mbona amamodoka meza, mbona ibintu by'igiciro, mbona ibikapu birimo amafaranga. Ngiye kubona mbona umuriro uturutse mu kirere mu ijuru, mbona urangije uguye kuri za bintu, mbona za bintu zose zagaragaraga nk'ibyiza, mbona byose birahiye. Narikaze ndavuga uti Imana ubu ntiyahiriyemo na yayindi yanje. Ndavuga uti ubu ntihiye, ariko Imana ntiyansubiza, gusa yari yambwiye ngo itegereze izo nkwereka. Mbona arahiye yose, mbona aragurumiye, ariko yagurumiye abantu batayarimo, bari bamaze kugenda, ntawe ukiyarimo, ahubwo izari biyarimo zahiriyemo. Iyo miceri muri kwanga guha abakene n'izo zo kurya, muri kumena, bigiye guhira muri ayo mazu. Imana izambe kumenya kucongereza neza, kubera ko buno butumwa n'abazungu burabareba. Abantu bose buno butumwa, donc n'abantu bose bari muri iyi si Imana yaremye. Nta bwoko runaka, nta muntu runaka, uwo ari we wese buno butumwa buramureba. Mbona umuriro uratwitse urakongoye, mbona utangiye kugenda umuriro wambuka imihanda, wambuka ibiraro, mbona utangiye gukongora. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo abantu bari biriya byose ubonye nizo abantu bari bahanze amaso, ntawari ukimpanga amaso. Niyo mpamvu izo bandutishije mbishyize hasi kugira ngo mbereke ko ari njye uri hejuru ya byose. Uko niko Imana yambwiye kimara kubona ayo makuru. Soza iryo jambo kuko n'Imana ari impaye, uraza gusoma n'irindi riri muri Yeremiya kuri 12. N'Imana yampaye ayo magambo, umurongo wa 5 kuri Yeremiya. Soma aho ngaho wasoze da. Ngiye gusenya. Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera ndakumva hano, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa. Ntabwo ruzicirwa. Watakaga ugahamagara bene wanyu, zagucangaga ugahamagara imiryango yawe, ariko
nta muntu uzongera kubona uhamagara. ntiruzahigira wakoraga izaha ugahamagara Daniyeli ugahamagara runaka, ariko icyo gihe ntawe uzabona uhamagara, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. wasozaga ugahamagara, ariko icyo gihe Imana izanye ntawe uzahamagara. kandi icyo gihe do nk'uwaguze imyenda ngo uhinduranye ibitenge, nk'uwambara amapataro uhinduranye, ariko igiteye agahinda nuko urwo rugendo nabonaga wari utwaye impuzu irenze imwe. iyo wari wambaye nyine niyo wagiye wambaye. bamwe zabacikiragaho kubera icyuya kikabarenga, bandi bagasigara mu nzira, kandi ntawe asigaraga mu nzira ngo asigara ahumeka, yasigaraga nta mwuka agize gute agifite, kandi bataye impuzu mu nzu. ibyo uri kwiratana byose umenye ko Imana ibiri hejuru, niyo mpamvu ije kubishyira hasi. ntawe uzatakira, Imana ije gusenya ibyo zose wari wishingikirijeho, kandi ugiye kunyukanyuka. yego, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Imana ige onezeremo takostifega lo pelasala melimo tangua shalawiri kota ndakumva tenostika lalabile bolizala lola mota ndiwini kotansega. Imana izategeka uburinzi bwawe bwose wari wiringiye bugiye gukurwaho, izo wari ufasheho ugiye kubinyagwa, aho wakonaga inzira zigiye gucingwa, akazi wiratanaga kagiye kubura, abana wiratanaga ntawe uzabona kubera ko waze kumvira itegeko ry'Imana. ariko ijambo ryaravuze ngo icyo nkundira Imana, haleluya. nk'umunyamakenga ngo yabonye ikibicaje ngo arakikinga, ngo ari kumuswa ngo agenda gake gake ngo akagisatira. gira amakenga, gira amakenga, gira amakenga mwene data, gira amakenga muhanuzi, gira amakenga pastor, gira amakenga muvuga butumwa, gira amakenga muturage, gira amakenga mukongomani, gira amakenga munyafurika, gira amakenga uw'Iburayi, gira amakenga uwo muri Amerika, mugira amakenga. Imana itegetse ibicu nta mvura izongera kuboneka, nta mvura izongera kuboneka, kubera ko Uwiteka Imana aje kunyukanyuka, kuko mwasuzuguye itegeko ryayo. nicyo kimanuye Imana, mugiye kunyukwanyuka. ariko umunyamakenga iyo abonye ikibicaje subiremo arakikinga, ariko umuswa aragisanga. umuswa ni wa wundi wandika comment ngo yahereye kera ivuga ngo zararangiye, ngo igihe yahereye ivuga uri umuswa uragisanga. ni wa wundi uvuga ngo muri mu kwititiza uri umuswa uri mu kugisanga. ni wa wundi uvuga ngo abantu zibika igihe, yego uri umuswa uri mu kugisanga. ni wa wundi wanga kwihana akaguma n'izaha uri umuswa ubaye ugisanga, kiraje kikugereho. sozama kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli. urutoki rw'Uwiteka nimwe, ntabwo ari rwa rundi ruva ibitoke bisamunye mu Giswahili kiwacu, ntabwo ari no. urutoke rw'Uwiteka ni mwebwe mwandyarya mu makanisa, mwebwe mwandyarya muri Burayi, mwandyarya muri Amerika, mwandyarya muri Afurika, nimwe rutoke rw'Uwiteka. n'abayuda n'insina yishimiraga, nimwe yarabishimiraga, yabaremye bishimira. jambo niyo mpamvu ryavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo zatumye itanga umwana wayo w'ikinege iramuduha ku bwacu, kugira ngo tutarimbuka duhabwe ubugingo. yaratwishimiraga, yatubonaga nk'abantu bazima, none twayituye gukora ibisangwa nayo. yego, ni twebwe abwira. yabiringiragamo imanza zitabera, ariko ibasangamo yabonaga ko mutabesha, muri abanyakuri, none ibinyoma zuzuye imitima yabo. yabonaga ko muri abaziranenge, muzaba abana beza, none ibibi, ubusambanyi, ubusinzi, kuragusa, kuroga, gukuramo inda, kuja muri onapo ndetse n'ibindi zarabasaza, nizo bibuzuye ishari, inzangano, kutababarira, nizo
zuzuye imitima yanyu mwarahemutse. yabiringiragamo gukiranuka ariko ibasangamo yabonagamo ukiranuka ariko ibasanga mu rugomo. ja muri Yeremiya wasojaho 12:5 ahandi ndasoje nsenga Imana. Yeremiya 12:5. Kindi kiciro cy'ubutumwa nubwo nubufite amashami menshi ariko mu ziciro bibiri. Icya kabiri zagitambutsa ku munsi w'ejo Imana ibifashemo ndacari gusenga. Yeremiya 12:5. Yego. Niba warasiganywe n'abagenza amaguru, wasiganywe cyagihe n'abagenza amaguru, bakagusiguna baragusize. Turavuga kwihana ugasigara, turavuga kureka ubusambanyi ugasigara, turavuga kureka kuroga ugasigara, turavuga guhunga umujinya w'Uwiteka Imana ukemera kuwusigaramo, turavuga guhunga ubusinzi ukemera kubusigaramo. Wemeye gusigara mbese bagusize unaniwe. wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Wowe amafarashi aje yaka umuriro uzasiganwa nayo gute? Waraburiwe uranga, wabwiwe amagambo yo kwihana urazanga, none amafarasi akomeye yaka umuriro araserutse, afite n'inkota ityaye araserutse, uzasigana nayo? Kandi twarakubwiye kwihana ukanga kwemera, twakubwiye kurekura urazanga, none se uzabishobora? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani yuzura uzagenda. Aho rekera aho ngaho, uzi ko umerewe neza. Wene reka ziya ina iwacu tubaye neza mu gihugu cy'amahoro, tumerewe neza, turarya tukaryama tukizigura, umutekano ni wose. Ariko arabajije ngo aho uri hose, igihugu cyose urimo, waba uri Burayi waba uri, za nkunda kuvuga ngo siza mvuga ubutumwa bw'Imana ndi gutitira, oya, nimfa zapfa mpamagawe n'Uwiteka. Maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira izishi mu bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Sizakangwa gupfa ko muri iyi si ntabwo ari iwacu ni mu ijuru. Sizatinya kuvugira Imana kubera abashidodi, kubera abanake. Ntabwo abanake bazantera ubwoba, nzavugira Imana ntikanga. Nimfa n'ubundi niyo gahunda, uyu mubiri nzawambura nambare kudafiteka, niho ndi kujya niyo nzira ndi kujyamo. Ariko Imana yantumye ngo uri kwibwira ko uri mu mahoro, uguwe neza, urarya ukaryama, urajya mu kazi ugataha, ariko Imana yavuze ngo Yorodani niyuzura, Yorodani niyuzura uzanyurahe. Yorodani igiye kuzura, Yorodani igiye kuzura. Usenga we, senga vuba, uwezwa niyezwe, uwandura niyandure, kubera ko Yorodani iri kuzura, Yorodani igiye kuzura, Yorodani igiye kuzura, Yorodani, 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 Yorodani iruzuye, kandi mu kuzura kwayo igiye kumira abantu kubera ko banze kumvira. Ndasoje ko abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga bati ntiwasohoka, iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo. Bati ntiwasohoka, iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo. Wenda kumva mwana ko abantu baraseka ca, urakoze mwana, bakomanga ku rugi bavuga bati ntiwasohoka, iyi mvura irahita witubesha nguri mu rugendo. Ijuru risa niritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nkuko Nowa yavuze, dore urupfu
ruratuzengutse bati turarimbutse nkuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse umva uko Imana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubigira imikino nanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none mubigira imikino nanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none we Mana yacu uri umunyembaraga uri kwizerwa urahebuje twakuvaho tukajya hehe ko ari ufite amagambo y'ubugingo Mana ndagushimiye kubw'ubutumwa umpaye gutambutsa ushimwe ko wangiriye ikizere nkaba mikoro nawe ukavugira muri nge nje ntaco nari gushobora kuvuga mwana imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya ariko ushimwe ko nahindutse igikoresho cyawe ukankoresha Mwuka Wera nashorere buno butumwa akore ku mitima ya bose abavuga indimi zitandukanye Mwuka Wera abakoreho aongoze ujumbe hii agere ku bantu bose abari mu bitaro abari mu mahanga abari i Burayi Mwuka Wera abakoreho imitima yabihindukire Lando stide bone kostifo egai talo pestile basandi ba tando kosti kaliboria shalabanga none postike ediba tala shalamiri bonde kostifo ego pela zala melimo kosika egai wilo tando stide bolia kikistika lando shalabanga mini watala balasala wili motandiwa tute costa tala belimo sika ego ha hino stiki dibo silvo salawili botandi olia shikolia manga kostita egolia pi no stifo eliwanda kastika egai urakoze mwana ngokomeza ugaze mu mitima yabeshi ukomeza ukora akazi obino stika egai ndakumva icyaha cyose ni icyaha kandi icyaha gituma umuntu abura ubugingo akarimbuka hey hino te costa tando shala wilimo tandiba zeli wilimo ta costa nuola stidebo limo tandibanga hey jela takista tabila mozala wili banga ekostifo ego urakoze mwami Yesu komeza ukora akazi wagambiriye gukora mu isi ntago nakuvuguruza uri hagije muri zose kandi uri umunyembaraga nizeye wo mwami wowe uvuze heza umugisha mwami bano mwami bakozi be twataramanye bafashe umwanya wabo kugira ngo dufatikanye no muri mukomeye wo gutambutsa buno butumwa ubaheza umugisha kandi ubagure ubambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yego urakoze cyane nawe Daniel, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kubwo kumvira Imana ugatambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya ritwereka ko hari aho Imana yagiye yivuguruza bitewe n'abakiranutsi, bitewe n'ukuntu abakiranutsi bajyaga babwira Imana tukona ko yagiye yivuguruza hamwe na hamwe ikahindura ibyo yaregambiye kugira. Ese uyu munsi abantu mwumva ko muri abakiranutsi mwumva ko musenga mugiye hamwe mugasenga Imana ntago yakwivuguruza ibyo byago muduhanurira byo mutubwira ntibibeho? Murakoze cyane. Hari ijambo navuze ngo umunyamakenga iyo abonye ikibicaje arakikinga. Jewe Daniel ndasenga n'ubundi gusenga ariko Imana kubera imitima y'abantu bakomeje kwinangira
ndetse abandi barihana baratura ariko ntibihane. Abantu bari gushaka gufata Imana nk'igikinisho nk'impumyi, kandi Imana ntabwo ari impumyi. Abantu donke bari kwatura ariko ntibihane. Kwatura kwa bamwe ntibihane nivyo bigiye gutuma inkoni y'Imana nta mwana w'umuntu yihagarika. Icyo ndi kwibaza ni iki ngiki Daniyeli, iyo dusomye Bibiliya, iyo najya gutanga ubutumwa inenewe, yego iyo nageze yanze kujya gutanga ubutumwa ahitamo kwigira itarushishi, atega ubwato agenda y'amazi, ariko ageze mu mazi habonekamo umuraba mwinshi. Ariko Yona niwe urufi rwamize, ntago rwamize abandi. Ese nta buryo abo bantu batumvira Imana bashaka kudutera umuraba, Imana yaba ari bihana, ariko abantu b'inzira karengane ngo bagendere ko abantu banze kumvira Imana, kuko twemere yuko nubwo hari abanyabyaha ko hari n'abakiranutsi. Ese abo bakiranutsi ko bivuga ngo umukiranutsi umwe yabasha gukiza isi, yakiza igihugu, uwo mukiranutsi umwe kubera iki azaba inzira karengane y'uwo munyabyaha kandi yakiranutse? Urakoze cyane, ubajije ikibazo kiza, n'ukuri ndagukunze, ubarije abantu bose. Rero Imana ishimwe, umukiranutsi w'Uwiteka ararinzwe, ari ikimenyetso umuraba, umuyaga, inkuba, imvura nyinshi, ibikomeye ntago bizamunyeganyeza. Ariko n'aba nabo baracyafite amahirwe, kubera ko ijambo ry'Imana nararisomye muri Matayo ndumva ari 7:24, ariko wumva ayo magambo yanje akayakomeza, ameze nk'umunyabwenge wubaka inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu igatemba, zose bigwa kuri ya nzu ntiyagwa. Ariko yumva aya magambo ntayiteho. Twavuze amagambo y'ubutumwa abantu ntibayitaho, ngo ariko ngo ni umupfapfa, ngo imvura iragwa, imivu igatemba, bikagwa kuri ya nzu ngo iragwa, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Rero umukiranutsi ukomeza amagambo y'Imana, nubwo imiraba yakubita ararinzwe ntacyo azaba. Ibyo ndabyumva cyane, ariko se wihangane n'ubwa mbere ndashaka kubaza kuko mba ndi kubaza n'abantu benshi cyane batandukanye. Nta kibazo. Uwo mukiranutsi wakiranutse afite se, afite nyina, afite umwana utari gukiranuka, kuba yarindwa abo bana be, abo babyeyi be, abo bakuru be, abo baturanyi be bo bakarimbuka akababura, azabaho yishimye? Ese Imana ibwo izayimugiriye neza ko azaba asa nk'usigari wenyine, abo yarahoraga mu muriro, abo basangiraga bose bagiye kubera ko bakirana? Ese hakorwa iki kugira ngo nabo barokoke? Kuko nibagenda umukiranutsi agasigara ari umwe, azasigara yiguza, azahorana agahinda. Kandi dukeneye ko nabo umukiranutsi by'Imana yamusezanije, yavuze ko azagubwa neza, azishima gute kandi abona bene wabo bari mu marira no mu rugo? Hakorwa iki kugira ngo bene wabo nabo barokoke? Nko Gitwaza yaririmbye bati kifasha bene wacu bakire. Hakorwa iki kugira ngo bene wabo nabo bere kurimbuka, ahubwo bose bamenye ukuri, bose barokoke, ibyo byago byaba byinshi? Murakoze cyane. Bibiliya iranabivuga neza ngo bazaba baryamye ari babiri, umwe azamuke undi asigare. Muzamuryamanye n'umugabo n'umugore, umwe aho n'igihe Yesu azaba yaje. Ngiye kugusobanura n'ibyo nshaka. Rero Kristo yita ku bugingo bwacu kurusha ibindi bintu byose. Niyo mpamvu Nyamutunzi yapfuye na Lazaro agapfa. Nyamutunzi yabona ukuntu ari habi, yareba Lazaro akabona ari heza, Nyamutunzi aratakabwira Aburahamu ati nyabuneka Aburahamu, ndakwinginze, waranesheje ndetse uri ikitegererezo, genda umbwirire bene data, ubabwire ko ibyaha ari bibi, nibarangiza kugira ngo batazaza muri no muriro ndimo. Aburahamu aramubwira ngo nibatumvira intumwa ndetse n'abahanuzi nabo bazaje aho ngaho. Bishatse kuvuga iki rero? Bano ino miryango y'umukiranutsi, abana b'umukiranutsi, uruzaro rwe kugeza ku buzukura rube, nibatumvira intumwa ndetse n'abahanuzi, ibyago bikomeye bizabageraho. Naho ngaho ubutumwa watangaje ntago wagiye uvuga igihugu uri guhanurira icyari cyo, ntago wakerekanye, ntago watwe nimba ari Rwanda, nimba ari Afurika, nimba ari Amerika, nimba ari Aziya. Icyo tuzi ko nuko hanuye ubutumwa bureba isi yose. Ariko kandi ubutumwa wagiye utambutsa n'udukurikiye wese, n'ubutumwa
bugaragara ko bukomeye kandi uvuga ati ibikomeye biraje. Ni kwibaza Daniel, uyu munsi turi mu gihugu cy'u Rwanda, uri umunyarwanda, ukunda igihugu cy'u Rwanda, ndabizi ko ukunda igihugu cyawe, ariko se nk'umuntu utambukije buno butumwa, ibyago byaba ku muturanyi byatugeraho natwe, nimba hanuriye Kongo ntago mbizi, ntago nzi igihugu hanuriyemo, ariko se nk'umunyarwanda no tujye ku munyarwanda ukunda igihugu cye, wavukiye mu gihugu cye, utunzwe n'igihugu cye, wirwa mu gihugu cye, uri kubyumva neza. Hakorwa iki no kugira ngo ibyo byago bitagera mu gihugu cyacu nk'abanyarwanda? Twabonye byinshi bihere aho ngaho, basi tubasengere, ariko ntibige igihugu cyacu Imana ikomeze hagare ku mbibi zacyo. Hakorwa iki nkamwe bakoze Imana, bavugishwa b'Imana? Ni iriya message watanga utubwiye twe dukora iki kugira ngo ibyo byago bizahera ngo ntibizagire mu gihugu cyacu, nubwo ho byago nabyo byatugera ingaruka, ariko basi mu gihugu cyacu nibitugereho, nibigire ku mwana w'umunyarwanda. Hakorwa iki? Nihe nama tujya nk'umuntu wahawe ubutumwa tugane ku musozo? Murakoze cyane. Ubutumwa bwabwiwe isi yose, bwabwiye abantu bose bari isi yose, ndetse kandi twese turi mu isi, ariko icyo twagakoze nta kintu, ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu sinishimiye ko ibikomeye bibageraho. Namwe mwese, ndetse reka mbere ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyo dukwiye gukora nta kindi, nuko twiyamura umwambaro w'icubahiro tugasenga Imana kandi tukihana, tukegerana n'Imana, tugakiranuka, tugasenga Imana. Ineneve Imana yari yarakaye zakomeye igiye kubarimbura kubera izaha zabo, ariko bamenye ayo makuru n'ubwo butumwa n'umwanzuro Imana yafashe, barangije ngo bambara ibigunira, barangije ngo bafata iminsi barasenga, bariyiriza ubusa ntibarya, barasenga. Bamaze gusenga n'amatungo yabo ntiyarya, bamaze gusenga Imana ibagirira ibambe. Umunyarwanda wese ahari, yaba ari muri Amerika, yaba ari, nimuze twese dusenge, dufatire hamwe dusenge. Naje ndimo n'abandi bose barimo, apana izo. Hari abantu gusenga kwiza n'ukwihana. Nimuze mwihane, mukuri izaha z'ibigugu mu mitima yanyu, ahandi dutakambe dusenge. Imana iratugirira ibambe. Ubushize natambukije ubutumwa buvuga ngo nimuteranire hamwe, nimuteranire hamwe. Ahari ku munsi ukomeye Uwiteka Imana yazatugirira ibambe. Nimuze duteranire hamwe dusenge, nta buryarya dufite mu mitima yacu. Imana iragira ibambe, kuko Imana ni nyembabazi. Yaravuze ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Nimuze tumushakana umwete nk'abanyarwanda, twinjiremo duhamagara Imana, turayibona. Hari abantu bumva ubutumwa nk'ubu ngubu batagira imitima imeze kimwe, bagira imitima yoroshye, bakahita babifata nkaho uri kubatera ubwoba. Ubwo wagiye ubihanura, ariko ntago wagiye werekana ni hano ni hano. Hari umudutezo amatwi muri kano kanya, abantu benshi ntago twumva ibintu bitandukanye, akahita agira ubwoba. Wakoraga akazi akakareka, wakoraga business akakareka, akayireka, kubera hari n'abantu bahita bimuka bati ibintu birakaze. Ese ibi message ndi kukubaza, umunyarwanda uduteza amatwi muri kano kanya, uramuha ubutumwa bureba abanyarwanda? Ese Imana iguha ubutumwa yakubwiye ngo iki nicyo kintu ushaka kumenya mbere ko nkureko tukajya ku musozo? Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, ubajije neza, kandi n'ukuri buri mu mwuka w'Imana. Imana iziguha umugisha. Rero icambere nabwira abanyarwanda, naje ndi umunyarwanda, nuko Imana ikunda u Rwanda rwacu, ndetse kandi cya kabiri irwitayeho. Ntabwo Imana yakunda ubutaka bw'u Rwanda, ahubwo ikunda abanyarwanda, abaturage b'i Rwanda. Imana irabakunda, ndetse kandi bitayeho, ndetse no gusenga kwacu Imana irakumva. Icyo akora, icyo nabwira umunyarwanda wese, waba usenga uri bishop, urinde ukunda isi, ndetse ukunda isi Imana yaremye, muze dufatikanye, ndi mu masengesho kugira ngo dusengere isi, kubera ko Satani yahagurukiye isi. Satani yahagurukiye isi, ariko nimuze dufatikanye dusengera isi, Imana itabara isi. Ariko abanyarwanda bo muri muhumure, Imana irabakunda, ndetse kandi ibitayeho. Nanje nta muntu ujya kubaka iwe abandi ahasenyutse. Impamvu ndi kuvuga ngo dusengera isi, nuko nzi ko iwacu hubatse bimeze neza. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka tugushimire cyane, agatima karagarutse, nari nagize ubwoba ko bitureba. Reka rwo dufatwe dusengere isi, ibyo byago bitazatugiraho. Imana ikomeze irinde igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse n'abayobozi bacu. Nshuti muvandimwe, reka dusubikire ikiganiro cyacu ahangaha, ariko reka mbabwire ngo tuzasubira
tuzasubira ibiganiro byacu nakagaruka Daniel twagushimiye nawe wakoze cyane murakoze cyane namwe Imana iguhe umugisha amen